CAF Women's Champions League Sekafa. Twakire Wasili abantu bavuga bati ko atangaza muri murera y'abagabo ubwo y'abagore yinsa ariko abone y'abagore urahize abantu batankunda bo bazambona kenshi bazabankunda bo bazaryoherwa bazabakunda bitegure kubihirwa abantu batankunda bo bitegure kubihirwa cyane kuko iminsi nzaza kenshi gashoboka Wasili ubuzanwe niki Wasili ose koko ubu nize muri Sekafa y'abari n'abategarugori kuko heko yasize jangwa n'ibiti Ndamara APR itarimo iramureba cyangwa uraza kumukoresha muri mobilisation iyi ngiyi nta butumire bubaho naba champion gusa ini Champions League nta mutumire ugujyuzamo ubwo uraza kubakaza akoreshwa muri mobilisation rero yakubuye MC cyangwa nibindi ndibuze gukena byo kuruka bibaye ngombwa jangwa nakurikire kumwubakira ikipe umwaka utakaza kwihimuraho pe uramuzonze guhera Sekafa komera no mu bagore hose amanuka ako namwihanangirije mbere namubwira ni kuri utu dukombe twaba uri muratwara wangendeye gahora ati nkabona ntari kumva wangendeye gahora ati none ngeze aho ndi kwitwarira ibikombe mpagarariye igihugu cyanjye mu bihugu 11 byose bidukikije ngeze no mu badamu nawo ngiye kongera mpirika ikindi Super Coupe mpirika ikindi nigire mu matsinda ose byakiretse kuba kwa APR yaranze gukina wewe nk'umuvugizi wa Rayon arishimye kubera kuvuga ati zisigayemo ziroroshye ngiye turazimya narababaye cyane habajwe n'iki narababaye cyane kuko simba numva kuntu ikipe y'umupira w'amaguru yanga gukina umupira w'amaguru icyo kintu bigeze kukidehera weekend komeza umubaze yewe niga muri segonderi itegeko rya mbere nagiye kwiga muri cycle supérieur ahantu nize nari ngiye kwiga ibyo nize hanyuma mu byo wize harimo n'ubuvugizi ariko ujye ubyongeraho kameme ko muvugizi mpuzamahanga ibyo birimo ni agace ko ku ruhande hakongewe ni scientifique niyo mpamvu ibintu byanjye byose bigomba kuba bifite fact naho bihera hanyuma nagezeyo animateri witwa David arambwira ati mwana se w'i Kigali bimeze bite ni sawa namubaza nise ko bambwiye ko ibigo by'abapadiri bikanira cyane itegeko ni iri arambwira ati biroroshye hano no kubaha abandi bari kubaha abandi bari niba abandi bagiye kurya ubu uri kurya niba abandi bari mu ishuri ubu uri mu ishuri niba bagiye kuryama no kujya kuryama niba ari ukujya gusenga no kujya gusenga n'umupira w'amaguru rero biroroshye baha abandi bari nutangira kuvuga ngo simba abandi bari ni ikosa watangiye gukora ni ikosa ubwaryo abandi barahari we kuki udahari onese urajya mu bintu by'amategeko urakina umupira w'amaguru yishyiriraho n'amategeko niba bakubwiye ngo ngwino ukine akazi kawe nakawe ni ugukina bose ngo ukwezi kwa 8 hari abantu bazahembera ubuntu badakoze kandi bahembwa amafaranga ibaze nko kubona umuntu uhembwa ibihumbi 10 by'idolari ukamuhembera ubuntu kandi yari afite akazi ko gukora bamubujije kujya mu kazi gusa Wasili ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye muri Rayon Sport ntari hari kubera iki ko ugomba uvugira amakipe yose nta muvugizi w'abagore murashyiraho byose birandeba byose birakureba byose birandeba kubera ko ndu association kandi association irimo izi equipe zombi hari y'abagabo hari y'abagore hazaza kubarira muri FC y'abagabo gusa hazaza amakosa ako mubaze nawe mu challenging maze siwe ko yora ibiganiro bya siporo muri Radio Rwanda zose kucyo utashyizeho umugore uyobora izo mu ntara rigoga nta bushobozi yari afite arashaka kugupfobya arashaka kubishyira mu bagabo gusa n'abagore n'abana nihaza n'iy'amagare nzakomereza ipfa kuba yitwa murera iri muri association nzaba ndimo cyane ikipe gishingwa mpitamo n'amakazi erega buriya rero icy'ingenzi ni uko buriya Wasili zikasohoka bwa mbere nk'umuvugizi wa Rayon yasohokeye na Rayon y'abagore cyane ya mbere yajyanye nayo muri Ethiopia akoze ko ikipe yanyurije indege bwa mbere uri kumwe na former SG
Patrick niwe twahuye turi kumwe twe twari tugiye Nairobi na Israel hari nko mu kwa 12 ngira ubwo mwagiye oya hari mu kwa 7 mu kwa 8 ahubwo mu kwa 8 hari mu kwa 7 mu kwa 8 iyo abagore niyo yakoresha indege bwa mbere kabisa inyambika igipapa n'amasogisi meza ariko rero hamwe ryo kujya mu ndege abantu bambaye ibipapa ryaza ase ni navuze ko mu ndege batambara inkweto ya n'abambara ingozi barahari bitero terwa naho ugiye barahari ariko impamvu nyine abasirimu batabyemera kuki ugenda wifunze wihambiriye kandi ujya kuri checkpoint barega oya nibyo bintu byo inkweto zigushyuhira indege ubwayo irabizirananiza ujyane n'ibikweto biguhambiriye urarwana n'iki rega indege ntujya mva abantu bavuga ngo yarwaye jet lag ngo amaze iminsi biratavamo cyane indege regirananiza buriya abantu batarayijyamo ntibagire ngiroro cyangwa n'abayigiyemo rimwe ntibayisubiremo nabo babimenye nabo ntibagire ngiroro indege iracyaguye so anyway hanyuma kandi ibintu byose ngo bakwishyira mu APR wabumvise ngo ni APR arashoya ubwo ko Frank yagiye mu ndege kandi yabivuze ese cyangwa ni n'umubyumva hanyuma Wasili ikipe ya Rayon Sport Women umwaka ushize yatsindiwe kuri final ubu noneho iri mu rugo hari bishya ubona byahindutse muri iyi kipe hari icyo abantu baramutse baje kureba kuri stade kureba Rayon Sport hari ikintu mu by'ukuri baza kubona mu mupira wa Rayon Sport itandukanye n'iyo mwaka ushize yego icyambere ihame rya mbere ubuyobozi bwa Rayon Sport bwashatse no kubanza gukipinga babandi beza bageze kuri finale niba ari umuzamu Pendo bamwongerera amasezerano niba ari Gigi wayifashije mu gutsinda ibitego yongererwa amasezerano Emerance wari muri Mediane bamwongerera amasezerano barara mwakoze deal pe biri no mu bintu byagoranye cyane Emerance yo polisi mutwara n'igikombe cya champion ntacyo bari gutwara Rayon Sport y'abagore nugera ahantu sobwa ntubaze rugangura cyangwa kwizigira Samira akunda abagore cyane arabazi ndacitswe Samira azi ibyo abagore cyane ibindi mvuze ndacitswe ariko bare ndacitswe oya nabara bakunda sorry rwose Samira nta rwanga agira enda abantu bose oya mvuze ko n'umupira rugangura kwa bakunda kuvuga ibyavu mu bintu ugiye kuvuga ntuvuge volleyball oya murangara ko bakubuze kwita ubikora oya akunda siporo y'abagore ijana ku ijana yitaho cyane niwe muntu wa mbere niwe munyamakuru mu Rwanda urebe match za saa saba z'abagore cyane tutamubeshyera n'umupira w'abagore w'Iburayi nawe arawuzi cyane uyu bazanye bari abakinnyi niba hoshora n'abandi simba ngo nibiki ababizi akunda ibintu by'abagore cyane mu bigani ariko nawe ndabigukundisha ndavana wabikunze tugende abakinnyi bakureba ndabona hano harimo abakinnyi batanu b'abasitari aba ni abakinnyi batanu Emerance arakomeye cyane Emerance arakomeye cyane ari mwiza cyane arakomeye cyane polisi yari muri bubi yanamugiye no muri polisi amara amezi abiri rero yandikiye IGP rekada reyo uyu ni umwana wateje ibibazo cyane yandikiye IGP umupira byo ku rwego rwo hejuru yagenze bite sanzu da operation hari ikibazo cyabayemo hagati ye na Rayon Sport y'abari n'abategarugori hanyuma polisi profitiramo gatoya itwara umukinnyi ariko imutwara mu buryo bunyuranyije n'amategeko hanyuma amara muri camp ya polisi igihe kijya kugera hafi ku mezi abiri hanyuma ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport icyo bwakoze no kurwana intambara yo kugarura umukinnyi mwiza ngo bari mu ikipe nziza n'ubundi barabikoze baganiriza uyu mukobwa bamwereka aho Rayon Sport irimo irava irimo irajya birangira agarutse muri camp y'ikipe ariko urugamba rwe rukomeye burya si ukumugarura kuko uwo mukinnyi wari ugiye ari mu mwaka we wa nyuma w'amasezerano uwo wamujyanye yakoze ikosa ryo kumujyana mbere yereka ikipe ko afite tentative yo kugura wa mukinnyi urugamba rwe rukomeye ni urwo kuva mu kwezi kwa kane agarutse muri Rayon Sport kumuganiriza kugira ngo nasoza ya masezerano azongera amasezerano nanone muri Rayon Sport icyo rero nicyo kintu cya mbere murenze Abdaraza yicaje uyu mukobwa yahoraga ku biro by'ikipe ya Rayon Sport Emerance yariye yego Emerance akeneye yawurute yego Emerance akeneye ice cream yego Emerance akeneye kapapiye mushwari yego kabaga kuri office ya Rayon Sport kakagera kakamugeraho mu rugo byarangiye rero dusoje umwaka w'imikino Rayon Sport ngiye gutwara ibikombe bine n'ubundi ikipe imwereka experience y'icyo agiye kugeninga sasa none turi ku mushinga wo gutwara Sekafa uri umuntu wari udutwaye last year uri umuntu w'umukinnyi w'ingenzi cyane sasa rero ibyo bari bagiye kuguha dufite ubushobozi bwo kubiguha kabiri si ukubiguha gusa turakwinjiza muri timu y'abakapiteni bacu ikindi gikomeye cyane
aya mafaranga tugiye gukorera tukubona nk'umukinnyi w'ingenzi cyane muri uyu mushinga udusize rero ntaho twaba turemera hanse nta nubwo yigeze bitekerezo kenshi ni umukinnyi wongereye amasezerano bwa mbere muri Rayon Sports noneho Rayon Sports kugira ngo noneho yihimure kuri polisi ubwo urabihuza nayo rero tubwiye byo kubandika IGP yahise igenda igura kapitene wa polisi kugira ngo ikomeze iyo niyo transfer nari ngiye kugeraho ikomeye Rayon Sports y'abari n'abategarugori unasanzwe akinana n'Amavubi uyu mudefanseri niwe wa mbere mu Rwanda pana mu Rwanda gusa no muri East Africa yitwa Uzayisenga Lydia mu bakobwa niwe wa mbere muri East Africa niwe muntu wari utwaye polisi ku bitugu bye areshya na Charlotte muri basket ameze nka Van Dijk ni muremure none asumba abagabo komana Nyagasani afite dread za metero 2 kandi ntabwo zigera hasi ni shipra wo mu bagore afite se n'amasozi umusore n'uraju ni gihanyanswa batuma ndeba sekafa y'abari n'abategarugori uyu mukobwa kumureba gusa genda ramwitegereje uhitugira ubwoba utaranatakiza yaje ku biro gusinya noneho nawe afite dreadlocks kumureba mu maso gusa yarimo aravugana n'ubuyobozi babisoje bambwira ati Wasili rero fotora uyu muntu twagiye kumufotora seka Lydia shwi Lydia seka cyane ngombwa ko nshiraho abantu barakirigita nari nzenya nk'igihumbi tuyakubona tubona Lydia sesa ngo tubona gufotora asekera kuryinyo asekera ku munsi w'iryinyo ikintu kimwe azi mu buzima no gukina umupira w'amaguru none ni muremure ateye ubwoba imiryango yose yo kukazinjiraga ameze ngo yuna kandi rami no yuko nari miremire ni hari yunamiye ni giant kabisa ni igisora afite imbaraga umuzamu mufite ngo waje ngo uzaburusha Ndakima umunyakenya arusha Ndakima aramurusha uyu nguyu yitwa Hwaka Valentine cyangwa Valentine Mugande kazi harya oya no munyakenya yazamuye ikipe yitwa Matare United mu cyiciro cya mbere mu mikino 21 yakoze clean sheet 19 harimo 10 zikurikiranya yinjijwe ibitego 3 byonyine sezo yose yavuye muri Mazare uwo nguwo ari muri Rayon Sports Rugaju uziko niwe wicaje pe oya barahatanira umwanya no ikintu cyambere akomeye siporo y'abagore muri radio rwose kizemo nyigize nka federation komisiyo ishinzwe imikino y'abagore nyahesa ngo Pendo ntago ari gushaka kwicara nawe yego kuko Pendo ni umuzamu wa mbere w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ni umuzamu wa mbere hano mu Rwanda ariko noneho twabuze umuzamu bahanganira umwanya hano imbere mu gihugu hari abazamu beza sorry to say so hari abazamu beza ha competition ariko noneho aho turimo turajya dukeneye umuzamu nk'uwo nguwo uziko iyi Mathare y'abagabo yashatse kumushyiramo Valentine n'ukuri ari umugabo witwa Semuhanuka ngo yakunda kubera uyu barageranye umuhungu we karavuga ngo garina do yakubita umutwe ari ibintu umuturage mva kumva ni avuga ati wa muhungu we icyo kirajya Wasili usigaye ubesha kuri radio iyo abagabo bashatse kuyishyiramo aravuga ati oya ndakomeye gukinira muri y'abagore bari gukina nihe na perise cyane kuri iriya gava ariko Valentine ni umuzamu ukomeye hanyuma hejuru y'ibyo byose rero ikipe ya Rayon Sports y'abari n'abategarugori yakoze transfer ikomeye muri aka karere yasinyishije kapiteni w'ikipe y'igihugu y'abari n'abategarugori ya Uganda witwa Zaina Muleme kumva Rayon Sports navugaga Zaina yarasinye umuzamu azamaye Matare na kapiteni w'ikipe ya Uganda Cranes ushira kapiteni wa polisi bagarura umuntu erega na rutayizamu rutabandi mu Rwanda wakamonyi nawe Everine nawe yasinye muri Rayon Sports y'abari n'abategarugori no kuvuga ngo top scorer wa championnat y'umupira w'abagore mu Rwanda niwe aka kayo ngiye kwatakira Rayon Sports no kuvuga ngo ihame rya mbere turakipinga abacu beza babandi batwara ibikombe babandi bageze kuri finale hanyuma kubera ko umutoza wabatozaga azi iki kipe yabuze kugira ngo ntitware igikombe izo elema nizo tugiye kurwana no kongeramo Pendo ni mwiza ariko akeneye competition ku buryo n'igihe yavunikira kuri match ya kabiri habe hari umuzamu wundi uza gutanga nk'ibyo Pendo yatangaga dufite defense nziza ariko ubushize Andersen ntiyagiye ubu arahari ariko tumwongereho n'umukinnyi bakinana muri equipe nationale Lydia aze bahagararana hejuru y'ibyo